najyaga nibaza igihe tuzongera guterana twese turi kumwe nyuma y'ibihe mu biganza byawe murengezi niho twishyize muri ibi bihe kuko turi mu bihe biruhije cyane kandi bigoye abagenzi. ngira ngo izo ni indirimbo za korali abungeri mumaze kumva ndetse muragenda mwumva ari mu kiganiro cy'ishuri. Reka dutangira n'ikiganiro rero tubabwire uko byagenze kimwe kuri kimwe ku kindi. Abasuze kandi nanone mbaye ikaze mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi uko bukeye uko bwije mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Nari maze iminsi numvikana ngira ngo guhera mu kwezi kwa karindwi gushyira ukwa munani ntabwo mwari kunyumva. Aje kubamo ikibazo cyatuma tutongera gukomeza ibiganiro by'umurinzi TV, ariko uyu munsi wa none ndashimira kuko byongeye gukunda nubwo dusa n'abatagiye gushya twahiriye mu ndiba hasi, ariko ndashimira mwebwe mumaze kudukurikira, mwebwe mumaze gusubscribinga n'igaciro ni byiza cyane. Reka nsuze karimo ikaze mwebwe mudukurikira muri hano mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengera bwabyo ndetse na hano mu mujyi wa Kigali, abari hano mu bihugu duturanye cyane cyane abarundi mu rurimi rw'ikinyarwanda. Turabizi neza ko mudukurikira ijana ku ijana, mushiki wacu Jojo Lambert ndetse n'abandi benshi, Cora Down Joy ndetse n'abandi benshi mudukurikira. Reka twizere ko tuzakomeza kugenda tubana uko byamera kose, sibyo? Reka nsuze amakuru hano mu gihugu cy'u Rwanda rero ntabasha kurondora. Twafatikanyije mu gukora umurimo, abakunzi bacu twafatikanye nabo ntabasha kurondora, muri benshi cyane ku buryo ntabasubiramo, ariko benshi mwansengeye, benshi mwakomeje kugira mu mbwira mutite bimeze bite. Uyu munsi none ugiye kugaruka ku bw'ubushake bwanyu ndetse no ku bushake bw'Imana, cyane cyane Imana ari ishobora byose kandi arikora byose. Nubwo ijwi ritameze neza ariko ibyo mvuga biraza kumvikana. Nagarutse mu kiganiro gishya rero, ni ikiganiro n'ibiganiro byinshi kuko mwari musanzwe mubizi tugenda tubageza ibiganiro byinshi bitandukanye, haba ibyigisho, amakuru ndetse byinshi bya gospel cyangwa se by'iyobokamana, amakuru y'iyobokamana, amakuru y'abahanzi byinshi, gospel news ndetse na gospel music. Tuzabana rero muri byinshi kandi bitandukanye. So reka nsuze nanone mwebwe mudukurikira mwitsikene muduha ibitekerezo byanyu, namwe nizera ko tuzagenda tubana. Uyu munsi rero mutwemerere duhere mu karere ka Karongi. Nanone habaye ibitaramo byinshi mu mujyi wa Kigali, habaye ibitaramo byinshi mu gihugu cy'u Rwanda, habaye ibitaramo byinshi mu turere dutandukanye, bamwe twumvise, abandi twabonye, abandi tutabashije kuba twabona ariko nyamara dushaka kuzumva. So ni byiza rero ko mwakomeza kubona natwe mudusubscribe ngo tuzajya tubona ko bukene ko bwije. Mu karere ka Karongi aho ni ku Kibuye, intara ivuga tumwa Kibuye, intara ya Kibugo, ni mwe mu kubadivantiste murabyumva cyane, ku bandi ni paruwase, reka tubyite paruwase kugira ngo twese tuze kubyumva neza. Noneho itorero rya Galilaya ni korali abungeri yari ifite igitaramo bise 2020 concert cyangwa se 2020 concert mu kinyarwanda. Sinzi ko concert ijambo ry'ikinyarwanda ariko nagakigirwa uko byamera kose. Rero ni igitaramo cyari cyiza cyane, imitegurire yacyo, uburyo cyari kimeze, ni nabyo tugiye kugura nibyo tugiye kureba tugaruka nk'uko twebwe tuzajya tubasesengurira ibitaramo uko byagiye bigenda. So korali abungeri ni korali yatangiye gutangaza iki gitaramo mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa 11, cyane ko murumva iminsi yari ibaye myinshi, nubwo ari bitaragenze neza muri kino gitaramo twebwe twagenze, ariko ibyinshi byari byiza cyane cyane ko n'ibitaragenze neza nagoza ari ku mpamvu zabo, nabyo tubavuga kugenda tubigarukaho. Igitaramo cyaranzwe n'udushya tugiye dutandukanye, mwebwe mudukurikiye muri kano kanya rero nabyo muza kugenda mumenye cyangwa se muza kugenda amwumva. Ni igitaramo cyatangiye agashya ka mbere, ni igitaramo cyatangiye isaha ya saa sita, bimwe mu bitari bisanzwe bikorwa n'andi makorali agiye atandukanye hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange, cyane ko n'ubwa mbere twabashe kubona uburyo imitegurire kino gitaramo. Ni igitaramo cyatangiye isaha ya saa sita, cyane ko nubwo ubwo gahunda za saa tanu cyangwa se gahunda z'itoro zari zimaze gusozwa,
umubwiriza cyangwa se abigisha cyangwa se abashumba cyangwa abapasiteri, cyane ko twebwe mu itorero ry'abadivantisite tumwita umubwiriza. Ubwo yari asoje gahunda ya saa tanu cyangwa se gahunda yo kuramya, yahise yerekeza mu rwiherero. Icyo ako kanya gahunda y'igitaramo ihita ikomerezaho bimwe mu byabashije gutungura twebwe cyangwa se mu byo tutari dusanzwe tubona muri kino gitaramo cyangwa se mu bindi bitaramo nk'uko dusanzwe tubigendamo. Nari ndi kumwe n'abanyamakuru bagenzi bacu bakora ku maradiyo amaradiyo amastation akorera atandukanye mu Rwanda, bakorera Ijwi ry'Ibyiringiro, radiyo Isangano ndetse n'andi maradiyo menshi tutabashije kurondora. So benshi twaratunguwe cyane ko ni igitaramo cyabonetsemo udushya, ni igitaramo cyabonetse mu gutanga amasatifika cyangwa se seritifika cyangwa se amashimwe ku bakunzi bakorera Abungeri, ku bakoze akazi gakomeye cyane muri korali Abungeri, mu bahawe aya mashimwe nabo turagenda tubagarukaho cyane. Ubundi buryo budasanzwe ni uburyo iki gitaramo rero cyari cyitabiriwe neza, kandi tunashimira abaturage bo mu karere ka Karongi ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 bakomeje kugenda bubahiriza, cyane ko babonaga ari igitaramo cyiza kirimo abantu benshi, ariko kandi hatirengagijwe iyubahirizwa ry'amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ni igitaramo kandi kirimo impano nyinshi zitandukanye, duhereye kuri Vumira Mfitimana, uyu muramuzi cyane, n'umwe mu bari bitabiriye iki gitaramo. Duhereye kuri korali New Hope, nayo ni korali ibarizwa muri ino ntara ya Kibuye, nayo korali nziza cyane. Tukaza kuri Mukingure n'undi muhanzi witwa Steven, nawe mwiza ufite impano yo kuzamuka, izori gato uri kuzamuka ndetse mu buryo bwiza. Iki gitaramo rero nk'uko twababwiye cyatangiye isaha ya saa sita, maze abayemusi batangira kujya ku ruhimbi bavuga uburyo igitaramo kiri bwagende, cyane ko ku mwanya wa mbere haje korali bita Mukingurire, maze itangirana n'indirimbo zigera kuri 3. Vumiriya, umwe mu bari bategerejwe kuri stage cyangwa se kuri ruhimbi, nawe yarahakandagiye, ubona ko byari byiza cyane. Umwe mu bakobwa bafite impano ziri kuzamuka ndetse ku rwego rwo hejuru, banyakubahwa mwebwe mudukurikiye, inshuti zacu mwebwe mudukurikiye, baririmbyi mudukurikiye, amakuru mudukurikiye, abayobozi mudukurikiye, turabizi ko dukurikirwa na benshi. Uko byamera kose, ntabwo mu murimo w'Imana habamo ibyubahiro, ntabwo mu murimo w'Imana habamo kubahwa gukomeye cyane, ariko navuga nti umuhanzi Vumira Mfitimana n'umwe mu bantu bakunzwe, n'umwe mu bantu bubashywe, n'umwe mu bantu rwose bashoboye mu mpande zose. Ukurikije uyu muhanzi uburyo yageze ku ruhimbi, atangira kuririmba indirimbo ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ndetse benshi bimwe mu byo tutari duheruka kubona mu buryo abantu bandika agapapuro cyangwa se bakandika message bati turashaka indirimbo ya kana kayitwa gutya, ya Vumira yitwa gutya. Byaradutunguye, ntabwo mushobora kumva uburyo igitaramo cy'Abungeri cyagenze. Ni igitaramo rero nanone cyagaragayemo udushya sinshobora kumva, cyangwa se ntushobora kumva pasiteri, ushobora kuba yajya kuri piano agacuranga, ntushobora kumva pasiteri n'umukuru w'itorero bose bashize imbere cyitwa muzike cyane, umwe acuranga undi aririmba, undi acuranga. So ni byiza cyane. Pasiteri turagushimiye, pasiteri w'intara y'ivugabutumwa ya Kibuye, umwe mu bapasiteri nabonye b'abahanga kandi bashoboye, haba mu mivugire, haba mu mikorere, haba mu miririmbire. Umubonye neza wakeka ko ari pasiteri umwe nanone tuzi neza akunzwe cyane, cyangwa se uzi kuri hano witwa Apreneri, ariko nawe tunamwifuriza kuba yashyira indirimbo hanze. Niba uri kutwumva, natwe turakwifuza kuzatwereka igihangano cyawe gishya cyane, ko twabonye uri umuririmbyi cyangwa se uri umucuranzi kabuhariwe. So tuzabibona. Ku mwanya wa gatatu rero haje kuza korali yitwa New Hope, mu ndirimbo zabo nziza 3 babakira neza. Banyakigali mwebwe mudukurikiye, bahanzi bari muri Kigali, muteye kumva ko ari mwebwe mushoboye kuririmba gusa ku Kibuye. Banyakibuye
mugende mwihereze za karubanka muri abajere kadukoreshe karubanka abajene bakunze kuvuga ngo Bravo ibintu byinshi bigakomeza. So namwe rero mwihe Bravo, muzi kuririmba, mufite impano zikomeye cyane, ndetse namwe mudukurikiye mwumve ko Kibuye, bayobozi mudukurikiye, matoza mudukurikiye, bakuru b'itorero, bapasiteri, mugomba kuvisitinga Kibuye mukareba uburyo umukuru w'itorero guhera kuri wa mwizera wo hasi, umwizera umwana wese kugeza kuri pasiteri, bose arabaririmbyi. N'ibintu byatunezeje. Nganira na mugenzi wanjye umwe mu bakora ku maradiyo, twatangiye tuvuga ijwi ry'ibyiringiro, twibaje tutse byashoboka ko iyi mpano cyangwa se izi mpano zaba ziriyikore, cyane ko urusengero rw'igarira ni urusengero ruri ahantu heza abakerarugendo, bantu mukunda gusura, bantu mukunda gusenga. Ni byiza ibihe byo gusenga ko mwajya mukunda kujya kubifatira hara ku Kibuye, ni ahantu heza hemewe n'amategeko, ibihe byiza byo gusenga. Ndababwiza ukuri, imiterere urabona uburyo hateye, ikivu kiri iruhande rw'urusengero neza, amafi yo mu Kivu agenda, ubwo turavuga nyine, ntabwo tuvuga amafi, turavuga amafu, amahuhwezi, cyangwa se ibyiza by'u Rwanda, ibyiza bitatse u Rwanda, cyane ko ari ahantu mu misozi naho heza hafurebye ukuntu Imana yahaye ubwiza butangaje, hagati y'imisozi ndetse n'ikiyaga. Urusengero rwa Galilaya ruri neza, ubona ko cyari igitaramo cyiza mu buryo ntabwo ushobora kuba wakiyumvisha uburyo abantu bahereye saa moya ndetse saa mbiri n'igice iteraniro ritangiye kugeza isaha ya saa 10, abantu bakicaye ntawarambiwe ndetse ntawasohotse, ku buryo umuntu yumvaga atashaka gutaha bitewe n'uburyo imiririmbire yaho yari imeze neza. Icyakurikiyeho hakurikiyeho gutungurana gukomeye cyane, ko gutungura ku makorali yombi, ariko ubona ko byateguwe na korali Abungeri, maze korali Abungeri iza gufata umwanya ishimira bamwe mu bakunzi bayo, ibaha amacertificate cyangwa se certificate, harimo n'abanyamakuru bagiye batandukanye, abahanzi, abatumirwa bari bitabiriye kino gitaramo, bose bashimiwe, ndetse tubona ko ari igitekerezo cyiza. Andi makuru cyangwa se abandi bahanzi mwagakwiriye kumva, mwaba muri abadivantiste, mwaba mutari abadivantiste, gushimira abantu mu buryo bugaragara ndetse no mu buryo bwumvikana, abantu bakabibona gute. Rero njyewe niba nashimiye umuvandimwe wanjye dukorana, yenda nkamubwira ati Theophile nguhaye urwandiko rugaragaza ko ngushimiye, nzagenda numarike mu nzu cyangwa se dushire mu yandi madokima yanjye ingaragaze ko ni ikintu cy'urwibutso. Andi makuru yagakwiye kubakiraho cyane, cyangwa se abahanzi mwakwiye kubakiraho cyane. Ibisanzwe ibintu byari bimenyereye cyane mu bapasiteri, aho bava ku itorero rimwe ugasanga itorero ryabaye certificate, cyangwa se urwibutso rukomeye cyane rw'uko babanye n'itorero, cyane n'abo bakunzi bakore Abungeri bafite urwibutso rukomeye cyane rw'uko babanye na korali Abungeri, ndetse na korali ikagira urwibutso rukomeye. Nk'uko twibabwiye rero, twatangiye twumva zimwe mu ndirimbo za korali Abungeri yari yamaze gushyira hanze. Indirimbo ziswe hari yiswe 2020, hari yiswe Ndi Umunyarwanda, ni nazo mwabashe kugenda twatangiye twumvaho gakeya muri background, cyangwa se na n'ubu cyumva muri background y'ikiganiro cyacu, cyane nk'indirimbo 2020. Nabo bavuze ko iyi ndirimbo ubundi yari indirimbo bari bateguye gushyira hanze mu mwaka wa 2020, cyane ko n'iki gitaramo cyangwa se ni konseri nayo yari kuzaba muri uyu mwaka, ariko kubera ikibazo cya COVID cyakomezaga kugenda gikaza umurego, maze biza kurangira Imana ikunze ko igitaramo kiba mu mwaka wa 2021. Ni byiza, byari byiza, babwire ngo byari umunezero kugeza ku isa ya saa 10, abantu bari bakicaye, abantu twari tukicaye tugitegereje, haba twebwe twari dufite gahunda yo gutaha mu mujyi wa Kigali, ntabwo ibyo twabitekereje
ndi kumwe n'abavandimwe twagira ngo twatashye twavuye saa 10:30 hazishyira saa 11 kuko twagutse muri gare saa 11. Murumva rero ntabwo byari byoroshye, cyari igitaramo cyiza ndetse ngira ngo namwe nimutegura igitaramo akantu twagaye nanone kuri korali Abungeri ubutaha muzajya mukosa ndetse n'andi makorali. Ni igitaramo kugira ngo benshi mwari mwiteze ko kizatambuka live kuri YouTube ndetse no kuri Facebook, kuri Instagram, ngira ngo ntabwo byakunze gushoboka kubera ikibazo cy'ikoranabuhanga ritagenze neza na network. Ngira ngo nabyo murabizi iby'ikirere cyangwa se bya connection byo muri iki gihe, ariko tunabashimira imiteguro yanyu, byagenze neza, ni ibintu byiza, igitaramo cyagenze neza rwose. Nawe duteze amatwi mwumve ko igitaramo cyari mu bitaramo byagenze neza. Sibyo gusa kuko kuri abakurikiye Yesu nayo yari mu majyepfo, nayo yagiye mu gitaramo nacyo cyagenze neza. Sibyo gusa Bayirengo, sibyo gusa Igikondo, sibyo gusa henshi mu mujyi wa Kigali hari habaye ibitaramo, nabyo turamye neza ko byagenze neza. So reka tubashimire, tuzajya dukomeza tubane. Yari nka introduction cyangwa se intangiriro y'ikiganiro. Murumva uko byamera kose ibindi biganiro tuzajya tuzaramo none n'amajwi aho twagiye, bababwire uko bimeze, dufate abatumirwa bagiye batandukanye, dusesengure kuri muzike, dufate abahanzi batandukanye batubwire kuri muzike ndetse banadusesengurire amakuru atandukanye, bimwe mu byo mutari musanzwe mwumva badusesengure kuri muzike kuva bagitangira kugeza aho bageze uyu munsi wa none cyangwa se umunsi tuzaba dukoraho ikiganiro. Ni ibiganiro byiza cyangwa se ubusesenguzi bwiza mbifurije kuzajya mukurikira, mwebwe mudukurikiye cyangwa se mwebwe mwakomeje kuba mudukurikira, bayikaze. Mwibuka gusubscribinga, njye nitwa Byukusenge Theophile. Reka nizere ko tuzakomeza kujya tubana. Bayide twabanyijwe ritameze neza, ariko murumva dusoje neza. Imana yabanye nanjye, aburindi kuvuga gato kasarara, ariko sinzi impamvu Imana ikomeje kwemera ko iki kiganiro gisoza amahoro. Reka ngisoza rero nsenge kandi nsabire abadukurikiye. Reka twishyire mu biganza by'Uwiteka, twongeye gushima Uwiteka muri ishobora byo. Dushimiye uburyo wabanye natwe muri kino kiganiro tugitangira, twakwiragije cyangwa se twasabye Imana ko twagusabye ko wabana natwe, uradusoboje kandi tugisoje amahoro. Abakozi badukurikiye ndetse n'abazakurikira iki kiganiro, haba amakuru twavuzemo, Abungeri, Vumiriya ndetse n'andi makuru yose yari muri kino gitaramo, ushimye yagura kuko wakomeje kuyafasha ndetse no kuyashoza muri byose. Natwe ubwacu uzadugoye imbaraga, uzaturinde gucika intege, uzaturinde ibitero bikomeye nk'iby'umwanzi yatugabye muri ino minsi itambutse, maze dukomeze kuduha imbaraga n'ibyo tugusabye mu izina ry'umucunguzi wacu Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane. Njye nitwa Theophile Byukusenge, tuzakomeze kujya tubana. Ciao ciao, turabakunda cyane.